Ese ufitiye Imana akanya gatoya ngo dusome uno murongo wo muri Bibiliya? Amagambo yo mu kanwa kanjye n'ibyo umutima wanjye wibwira bishimwe mu maso yawe, Uwiteka gitare cyanjye, Mucunguzi wanjye. Ese amagambo aturuka mu kanwa kacu cyangwa se ibyo twibwira mu mitima yacu bihimbaza Uwiteka, muri make bihesha Imana icyubahiro? Ese amagambo tubwira abantu umunsi ku munsi aba ari amagambo meza yo kubahumuriza? Ese ibitekerezo tugira ni ibitekerezo bizima bidafite bituzuyemo urugomo n'ubugome n'ibindi byose? Niba duhamya neza yuko Yesu Kristo ari umucunguzi wacu, dukwiriye kutabikoresha umunwa gusa, ahubwo no mu bikorwa byacu tukabikora. Tukirinda kuba abera turi mu nzu y'Imana gusa, twasohoka mu nzu y'Imana tukaba abantu batandukanye. Ijambo ry'Imana riravuze ngo amagambo yo mu kanwa kacu n'iby'imitima yacu yibwira bishimwe mu maso y'Uwiteka. Ijambo ry'Imana rigiye rivuga ko ikijya mu muntu atari cyo kimuhumanya, ahubwo ikimusohokamo ari cyo kiba gihumanya. Rero dukwiriye kumenya yuko dukwiriye kuvuga amagambo meza ndetse n'ibyo twibwira mu mitima yacu ndetse no mu bitekerezo byacu, tugomba kureba neza niba koko ibyo bintu bihesha Imana icyubahiro. Niba hari icyahindutse kuri ibyo bintu, ahari iki cyari ikimenyetso cy'uko Imana yongeye kukwibutsa yuko ukwiriye kujya uvuga ibihesha icyubahiro cyangwa se utekereze ibihesha icyubahiro. Niba warabikoze ntabwo wigeze ucirwaho iteka, ahubwo saba Imana imbabazi ikubabarire. Kandi nabwo niba usanzwe ari kubaho, usanzwe ugendera muri izo nzira, Imana yo mu ijuru iguhereze umugisha. Shalom.